murakoze cyane kuri uyu munsi wa none dutangiye dufite umunezero ndetse n'ibyishimo byo kongera kubonana n'inshuti zacu, abantu badahwema kudusabira no kudusengera ku manywa na nijoro. Inshuti zacu duhuriye kuri Duel TV kora neza. Ndatekereza ko iyi minsi habaye gukora neza kandi ndetse tukaba twarungutse n'inshuti. Izo nshuti zacu reka nazo tuzakire. Umucyo family, hello. Hello. Ni karibu cyane kandi ku ruhande nanone rw'Umucyo family. Ni byiza cyane ko kuri uyu mugoroba tugomba kugira isomo ryiza, tugomba gutahana bijyanye n'urukundo ko rukenewe mu buzima. Ibi ni ibiganiro dukunze kuganira bijyanye n'ubuzima. Niyo mpamvu duhamagarira mwe mwese muri hirya no hino muri Afurika, bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, mu Rwanda, i Burundi ndetse na Kongo, Tanzania na Uganda. Ibihugu byose 54 biri ku mugabane wa Afurika, ukongeraho Uburayi, ukongeraho Aziya, ukongeraho n'abandi hirya no babasha kutwumva bumva ururimi. Murabizi neza tujya tuvuga yuko Imana yatuzanye kuri iyi si, kandi iyi si twajeho ntago tugomba kuyisiga uko twayisanze, tugomba kuyihindura. Niyo mpamvu tugenda tuganira ku bijyanye n'ubuzima, ariko ndatekereza ko nanjye ndumwe mu bakozi ba Duel TV, kandi mu minsi iri imbere kuko hazaboneka n'abandi bakozi bazagenda bahamagarirwa kugenda bagira ibindi bagenda bakora. Wenda twegetse tugenda tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, ubundi tunagaruke n'ijambo ry'Imana. Ngi rero uvugana namwe ni Reverend Benjamin Kwitonda, ndi kumwe na Kwizera Allen ku Mucyo family. Murakoze cyane rero Umucyo family mubimenye neza yuko gahunda nikora neza, ndetse na Duel nikora neza. Kandi none uyu munsi wana turavuga ngo mu gukora neza nibyo bizamura ubuzima bwacu. Mu gukora neza nibyo Imana idushakaho muri iki gihe. Ikindi ku Mucyo family mugomba kumenya siroga inshuti zanyu zifite kuri Duel TV, iravuga ngo buri gitondo, subiramo ngo buri gitondo duhabwa amahirwe yo kongera gukora neza. Murakoze cyane. Ubu rero ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo niba ari bitagenze ejo bundi cyangwa bitagenze ejo hashize, wongere uhabwe igitondo. Ese buriya ari ni umaze nk'ibitondo bingahe buriya? Ese muri ibyo bitondo byose wakoze byagenze gute? Byagenze neza? Yego, hari byangize n'ibyagenze nabi. Rero tubwire inshuti za family, Mucyo family, yuko niba ari bitaragenze neza mu buzima, hakaba ibyo mwagerageje gupanga bikagenda byanga, uyu munsi wa none iyo ubonye byanga ntukomeza kubyihambiraho, urabihagarika ugatangira bundi bushyashya mu gitondo Imana igende guha. Yego. Uyu munsi wa none turavuga ku rukundo. Rero ku rukundo ni ingenzi mu buzima. Paulo yabibwiye Abakorinto mu gice cya Abakorinto ba mbere, abivugaho neza cyane, yeruye cyane, avuga mu bice 13 n'umurongo wa 4 turageza ku 8. Yagize amagambo aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. 8. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Amen. Iyo tuvuze urukundo abantu bose babasha kumva icyo ari cyo. Nta nubwo twavuga ko abantu batazi urukundo icyo ari cyo. Burya iyo umuntu adafite urukundo cyangwa iyo nta rukundo ruhari, imitima iraremera. Bishatse kuvuga ko urukundo ni umuti
w'umutima cyane. yego. Nagiye mbibona mu masosiyete cyangwa mu bantu nagiye mbana nabo, aho urukundo rwabuze mu buzima, abantu bamaze kurutakaza. Ugasanga abantu baremerewe, ugasanga abantu bataye ibyiringiro, ugasanga abantu ntibagihari, ugasanga abantu banganya ibintu byakomeye. Ariko burya hariya ahantu iyo urukundo rwamaze kuboneka, umuti burya uba wabonetse, ibyo kuremerwa biba byarangiye. Ikindi nanone abantu bagomba kumenya, abanyamuryango bacu, ngira ngo mbase kugira ngo mugire urukundo, kuko Pawulo ajya kubwira Abakorinto ababwira ngo rwihanganira byose, rubabarira byose, ntirwirarira, ntirwishakira ibyarwo. Yabivugaga kuko yari azi umumaro w'urukundo icyo ari cyo. Urukundo rero niruramuka rubuze mu byo dukora bya buri munsi, yaba ari mu rwego rw'abayobozi ndetse n'abayoborwa, mu bigo, mu masosiyete, mu mashyirahamwe, hirya no hino, mu matorero, urukundo nirubura mu bategetsi n'abo bayobora, ndagira ngo mbabwire yuko ikizakurikiraho ni uko abantu bazagenda baremererwa. Rero muri kora neza ndetse no kugaragaza umucyo, nk'uko twabivuga no mu nshuti zacu z'umucyo family, ni uko habaho kumurika, hakabaho urukundo. Noneho kandi urukundo ntabwo ari amagambo. Nagiye mbona abantu benshi cyane bahagarara bakiyoberanya ku bandi, bakababwira ngo barabakunda, ngo rwose. Ariko wareba urwo rukundo rudafite ibikorwa, ni rukundo ki? Urukundo rutagira ibikorwa ntarwo. Ahandi nagiye mbona abantu benshi bashaka gukunda ababakunda. Ahubwo se ubwirwa n'iki byo ko bagukunze? Ntabwo wamenya ikigero cyabyo, ariko burya nujya kumenya ko umuntu agukunda, uzamenye, uzabanze urebe mu buzima mubanyemo, mu byo mukorana, mu byo mugendanamo, ubona mugera ku ntego imeze gute. Ahubwo nabonye benshi bagendera mu bigare, abandi bakabeshyana, abandi bavuga ngo bari kugendera mu rukundo, ahubwo ugasanga ari urukundo rushingiye ku nyungu. Zaba nta nyungu z'ako kanya umuntu abonye, ukarushaka rwa rukundo ukabura rubuze. Nagiye mbona abantu birarira ngo bakunda abandi. Kera mu biganiro byabanje nige navuga uburyo Petero, Yesu yamurahije amubaza inshuro zabaza ati Petero urankunda, Petero urankunda, Petero urankunda. Burya ririya jambo bari gucarenjinga abantu. Burya koko urakunda umucyo family, urakunda duwe. Burya se iyo ukunze ubigenza uti? Ibikorwa bibihe? Ibikorwa rero tuba tubikeneye. Ibikorwa ntabwo, urukundo ntabwo ari amagambo. Urukundo ni ugushyigikirana, ni ugufashanya. Kandi ibyo ukora byose ukabikora utishakira indamu. Umuyobozi uwo ari we wese aho uri, urasabwa kugira urukundo rw'ukuri. Kandi niba dushaka ko isi izahinduka, ubuzima bwacu twese bugahinduka, ubwanjye bugahinduka, ubwawe bugahinduka, ubw'abana bacu bugahinduka, ni uko tuzagira urukundo rw'ukuri. Ndetse reka ngire icyo mvuga no ku masosho media y'uyu munsi wa none. Iyo witegereje ubona ko abantu benshi cyane bihutiye mu gusenyana. Barasenyana kuko nta rukundo. Umuntu ukaba wakibaza ngo ese ibyo umuntu ari gukora ni ubwenge buke abuze, wenda akaba nta bumenyi, ariko ku buryo ushobora kwinjiramo imbere indani, ahubwo ugasanga ari ishyari riri kumukoresha amakosa cyane. Ariko duweri ivuga ngo kora neza, irakubwira ngo ushaka kugira ibyo ugeraho wabikora neza, ariko utanyuze muri izo nzira cyane. Akabazo k'amatsiko. Kandi ubaye ufite urukundo, nk'uko twabisomye twumva ko Pawulo abwiraga Abakorinto, ibyo byose ntabwo byarangwa kuri iyi mihanda. Ibi ntabwo byarangwa muri za ministeri.
Yego. ibi ntabwo byarangwa mu matorero n'amadini. Yego. Ibi bintu ntabwo byarangwa mu miryango, ahubwo urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose naho haba hari ikintu kibaye. Yego. Icyo ngira ngo ngarukeho ni iki ngiki, ni uko ahantu habuze urukundo abantu bagenda bakabaka bameze nk'abari mu mwijima cyane. Nimureke uyu munsi wa none isi yacu tuve mu mwijima tujye mu mucyo, tuve mu mwijima twinjire mu rukundo. Ese urashaka gusohoza ibyahanuwe ngo mu bihe bizaza ngo azaba ari ibihe birushya, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja? Noneho rero urashaka ko ariwe tubona yuko ariwe ibyanditswe ubitangije. Soka muri icyo kigare ugire urukundo rw'ukuri. Urukundo nibwo buzima, kandi nutangira kugira urukundo uzasanga uri mu gukora neza. Amen. Murakoze cyane. Ese mwebwe Umucyo Family mubyumva mute? Yego, ibyo uvuze nibyo 100%, ariko ndakubaza, reka mbaza akantu gatoya. Ese umuntu muziranye n'inshuti yawe buriya bajya batandukana? Umuntu muziranye aba ari inshuti yawe cyangwa haba ari inshuti yawe n'umuntu muba muziranye? Ikintu nkubajije cyumvise? Urabona hari abantu ubuzi bose mu buzima bwawe baba ari inshuti yawe, cyangwa hari inshuti yawe n'abantu muziranye? Buriya kiriya nagisobanuye mu kanya. Nagisobanuye ko urukundo, uburyo abantu bagaragara, abantu bose baza bakwereka ko ruhari. Yego. Ariko burya iyo ngiye kureba urukundo umuntu ankunda, ndeba ibyo tubanamo, ibyo twuzuzanyamo. Kiriya ni igipimo. Nkuko na Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo muzabamenye, yabaje ngo ese tuzamenya abantu z'ibinyoma n'abatari ibinyoma gute? Arababwira ngo ikimenyetso ni imbuto bera. Burya rero n'inshuti yawe ikimenyetso nibyo mubanamo, nibyo mugendanamo, ariko kandi byiza. Dore ko n'ibibi burya byose biranditse ku mitima, tuba tuzi ko ari bibi, kuko hari n'abantu bakora agakungu k'ibibi gusa kandi bakitwa inshuti. Ngira ngo twaranabibonye n'intanga. Gusa ngewe nkagerenda ngo ngaruke ku kintu kimwe. Abantu iyo bamaze kumva urukundo rwabuze, batangira ahubwo gushaka inkuta. Iyo urukundo rwabuze hagati mu bantu, batangira gushyiraho inkuta zibatandukanya. Ariko ibyiza twabwira abantu yuko bakuraho inkuta zibatandukanya, ahubwo bagashyiramo urukundo rw'ukuri. Kandi kurushaka ntibigoye. Hari n'abandi bahawe ngo bajya bavanga ijambo ngo ndagukunda ndagukunda ndagukunda. Ndagukunda izo ngizo zimeze nk'izo kuri WhatsApp, ndagukunda cyane nk'izo ngizo zimeze nk'izo muri media, n'izindi zidafite icyo zisobanuye. Urukundo dukeneye kurubona mu miryango yacu. Mu byo dukora dukeneye kubona abantu bafite urukundo. Kandi ntacyo twageraho abantu badakundana, batimitse urukundo. Urakoze cyane. Bani baho umugisha.